biranga icyo gihe ubona ko nyine udasoje amasomo amwe natwe wumvise bimeze bite icyo gihe biri mu bihe bitatu mu buzima byangoye kwakira biba n'itangiriro ry'ibihe bibi byakurikiye bigiye kutubwira byagenze bite usa nkaho kubyakira byarananiye ndabyibuka mu graduating nari mpari wari waje muri ghetto ariko wari umunsi w'amarira n'agahinda simbyumva ku buryo nabo twari kumwe bati ngwino tugenda bati ntabwo nabishobora gute nza uribuka stade ya kaminuza bati gute se sishyara ahubwo n'igihe narigaye cyane ibi bintu bibaye gute wumve ko twabaga twarashushanyije uburyo graduation izagenda n'abagenzi banjye ibaze kubona ko akundi twaye designinze ndi no mu bantu bayiteguye iri kugenda kwa kundi ariko wowe utayirimo ibyo bintu kubyakira byarangoye byarambabaje wari umunsi w'amarira ku ruhande rumwe igihe ku rundi ari umunsi w'ibyishimo watekerezaga iki mu gihe ubona abandi kwigaya nicyo kintu cya mbere mu kwigaya wakoraga iki nanyoye urumogi uwo mu rwego rwo kwirengagiza kuri uwo munsi iyi ntore yaba ari ibintu yaba ari toto aba ari karumuna kabyo ntacyo yakora urumva ubwo abandi bari kunaga amagofero muki bari kunaga amafegi kumarira menshi cyane umunsi uri mu minsi itatu yambereye mu buzima bwanjye bati ko byagenda kose ngomba kujya mu bukwe bwa mubyara wanjye icyo gihe nari nkinywa itabi ryinshi cyane n'urumogi n'amayoga njya mu bukwe bwa mubyara wanjye ngezeyo muri bwa bukwe bwa kirokore nza kwibeta n'abahungu tujya kunywa amayoga tuba turarwanye hari ibyo tutumvikanye n'abo bahungu turakubita n'induru ziravuga ibirahure birameneka urumva iryo joro njye ntabwo njya kubivuga amakuru bamwe bari mu birori bumva atabasigaye mu rugo ariko ibintu byacitse kireje ubwo mushiki wanjye we yiberaga mu marira gusa kumbona ntabwo urumva ntabwo yabyakiraga ndeba ukuntu ari marira ndeba atavuga sinzi ahantu ikintu cyaturutse ndamubwiye nti ibi bintu ntabwo nzongera kubikora kuko narebye ukuntu arira numva birambabaje umwana mwasigaranye numva ndababaye niba ukuntu nari naramuretse abantu bose ikintu cyambabaje nigeze kujya ahantu arambura kuko numvaga nta muntu ngishaka guhorana kuko ujya kujugunya ibyo amatabi ku rumogi urumva ni ibintu wari unyweye imyaka myinshi cyane iri hejuru ya 15 sinzi ikintu cyasibaye nk'igisubiza ubuzima bwose inyuma sinzi wenda nko muri filime ni flashback flashback ubwo urashaka ikinyarwanda ubishyiramo cyiza sorry bisubiza inyuma kuko kundi nabikubwiye bwose zose bijyana aho byahereye birongera biragarura bigeza ako kanya ati ibintu ni ntabwo ari byo ati ibintu ntabwo nzongera kubikora ariko mbimubwira ndi mu isindwe n'ubundi mbahasi inyuma niba ko hari ukumwemeza cyangwa iki ndabijugunya mbyutse nibuka ko hari icyemezo nafashe ndagiye ncanye agafilime umutima ukankubita mu maso haba hamanuka amazina ya za nshuti zawe ndi kumwe n'uyu mutipe reka maze mubabwireho yitwa Paulin Nsengiyumva ni umutipe umushuti wanjye w'inshuti yanjye pana umushuti twiganye muri kaminuza iyo mutipe umwana mwiza byahatari icyo nicyo nibuka utagira umutima mubi utagira urakara nicyo nibuka rimwe nkavuga se agira umutima mwiza kubera ibintu bimukoresha ibyo nibyo tuza kugarukaho cyangwa ni ibintu bimurimo ariko rimwe na rimwe nkavuga nta muntu w'umwana mwiza gutyo pe niko nabyibazaga sibyo I think ko nigeze mbimubwira nawe muri ubwo buryo wabonaga ari umutipe uri pose w'ikinyabupfura ariko akaba afite ubundi buzima njye nawe twe tuziranyeho yabagamo rimwe rimwe hoti wasanga
burya abantu babayeho kuriya kenshi usanga nyine bari free, usanga ari abantu batagira umutima mubi, usanga nyine bakoreshwa n'ibyo bintu ugasanga bibereho batyo. Ku buryo yari n'umuhanga mu ishuri, icyo cyo ndacyibuka, yari n'umuhanga mu ishuri, azi indimi, azi amakuru, ariko nyine nyuma biza kugenda mu buryo butari bwiza bitewe n'ubwo buzima bundi tuza kugarukamo. Yitwa Paulin Nsengiyumva. Abantu twiganye muri kaminuza itangazamakuru i Butare, mbese mbasuhuza mwese aho muri, abenshi muri gukora itangazamakuru hano mu Rwanda, abandi muyoboye ibigo bikomeye cyane hano mu Rwanda, ibigo navuga ngo bikomeye mu itangazamakuru, benshi namwe mwashinze ibigo byanyu by'itangazamakuru, harimo nka Sam Karenzi yashinze ikigo cy'itangazamakuru, harimo Sandrine uyoboye RBA mu buryo bwungirije, harimo ba Edi Sabiti ari kumwe na Edi na Sam Karenzi I think niko numvise, harimo ba Bibio bari kuri televiziyo Rwanda, abandi numva wenda bazwi mu itangazamakuru arya ni bande buriya Bikorimana Didier kuri BBC, mu makuru Kate Radio barahari benshi, ba Sharire Ruzindana I think ko ba Marashi ari kuri Talib Abdul ari kuri Kate Radio, ni benshi pe. Ndumva ko wenda abona abazwi mu itangazamakuru. Usari undi twibagiwe hano, ndavuga abari mu itangazamakuru ubu ngubu ndumva nta bandi barahari benshi, ariko banumva ari benshi, banumva turi benshi twagiye tunyanyagira. Byari ishuri navuga ngo riri amazing, ririmo abantu batangaje bafite talent zitandukanye, abitwa ba Kimenyi Irene yakoze kuri RBA mu makuru, ari muri pota mwiza bya hatari. Ni benshi. Ba Jure ntaho batuye yakoze kuri Radio 10 mu makuru, ari umuhanga cyane. Ni benshi cyane navuga ngo twiganye. Hitimana Emmanuel yari chief editor muri Kate Radio. Ni benshi. Ba Gipusi turabasuje bose bapasa. Ni benshi cyane. Geoffrey Sangano kuri televiziyo Rwanda yari umuzayiri gukomeye cyane. Aba plafond nabo bose yari class nziza ko ndabyuka bari imbere yacu bajya vuga ati impano ziri muri ino class ntabwo turazibona. Wasanga dufite abantu bafite talent zidasanzwe mu itangazamakuru, mu kuririmba, mu kugira gute. Ndibuka abo ba Bibio baga bazi kuririmba, uyu muntu se n'umuziki vipi bana. Unfortunately ntabwo bigeze bigaragaza mu muziki. Mu muziki hari Jarik Bitiki ni umuramyi ukomeye cyane, afite indirimbo za gospel hano mu Rwanda zamenyekanye, bose nabo twagiye twigana. Yari class ishimishije byata pore nawe rero. Urabyuka ko aruzi ubwenge, ariko utiga aruzi ubwenge nyine. wabonaga ibintu byawe byijyana, ariko kundi amazi yo mu mugezi ashunguka adafite ikintu kiyajyana. Yari class y'aba elite. Yari class nziza. Ba Fabrice nawe yakuye Madrid I think. Yego we ntayo yagize, ariko batagira ngo bamuhire munana twariganye rimwe bagiye mu hantu bazwi mu itangazamakuru. Urumva ni classe ebana yagize success ikomeye cyane mu itangazamakuru, mbyite gutyo. Umusanzu wayo mu Rwanda ebana cyane. Twize Butare mu itangazamakuru icyo twitaga journalism and communication. Ubwo urumva abandi benshi mutazi bari muri communication, nibo bayoboye ama department ya communication mu bigo bikomeye cyane hano mu Rwanda. Abandi bari hanze y'u Rwanda nk'aba Bertine Gikundiro muri France, bari abana beza cyane nta mutima mubi. Gusa twigeze kugira ibyago bikomeye dupfusha abana twiganaga, harimo witwa Egide Nduhungire hari Egide Nduhungire yari sepe wacu. Egide arye yari sepe mu mbere yari yungirije Mico. Mico yaje asimbura Egide. niwe wari umuyobozi wacu. Mico Jean Baptiste yaje Mico. Yego.
aha abo bose tuza kugira ibyago tuza gupfusha Egide tugiye kujya mu wa kabiri tugiye kujya mu nibyo Egide yitabye Imana dusoje umwaka wa mbere oya uwo ni Daden twe dusoje wa gatatu oya sha Egide yitabye Imana gutyo genda byibuka Egide twagiye mu kiruhuko gikuru dusoje wa mbere uwa kabiri ntiyagaruka muri iyo vacances Egide ahubwo numvaga arapfuye tugiye gusoza kaminuza oya Egide niwe witabye Imana ahubwo Daden nibwo twe tugeze mu wa gatatu tugiye mu wa kane nibwo yitabye Imana kore ntabwo icyo gihe wari ufite warabyibagiwe wari gukinya oya turaza kubigaruka nibyo Daden yari inshuti yawe ikomeye cyane kuko nabo bakoraga ku Isarusi ari Egide yakoraga mu bintu Huye twakoranye ku Isarusi no kuri Isarusi twakoranye ku Isarusi ari n'umuririmbyi ndabyibuka muri Isarusi popuri ahubwo Daden nawe yakoze ku Isarusi kuri page sportif page sportif nibyo n'inshuti magara yawe twabaye mu icumbi rimwe mu icumbi rimwe tunabana muri gahunda ya misa mu gitondo niyo twamenyaniye wetse gato misa mu gitondo cyatwuganiye hari urabona kurikiza kurikiza ni amacumbi yabaga hari chapelle yabaga hafi yayo usa nk'ujya ku bitaro bya Butare hari chapelle universitaire rero hari niho natangira ubwana bwanjye mbese niho nahagirijwe niba ari guhazwa gukomezwa byose bya Kiliziya Gatolika ari ni iwacu nyine hari rero niho namenyaniye na Dada tukajya duhurirayo mu gitondo mbona tugiye gutangira kwiga tutadura mu ishuri rimwe tuba siwe njya mbona nawe siwe njya mbona biba bitangiye bityo mujya mu misa se ya mu gitondo wese utashye misa wajyaga mu misa mu gitondo na Daden njyewe hariya nahageze muri 2007 EPLM hakiri EPLM twatangiye 2008 nibuke ko mwaje mugahita mutujoininga yego muri EPLM rero Dada nawe yigaga muri EPLM muri EPLM ntabwo najyaga nsiba mu misa mu gitondo malgré bira byose ariko nabaga nagiye mu misa mu gitondo Dada rero nkabona umujene kuko abantu bato bayitabiraga bari bake uko mubonye mu misa nkabase kwibimenyereye ko ari ibintu by'abasaza n'abakecuru sinenze ko abantu bakiri bato babyitabira uyu mujene numva icyo kintu ndakimukundiye kumbe nawe ku ruhande rwe ari uko ntekereza avuga se uriya mujene bite nyuma rero twisanze mu ishuri rimwe cya gihe mwaje twese tugiye gutangira kwiga muri EGC mu wa mbere nibwo nahise mbwira si wowe tujya dukubitana gutyo yego tuba bitangira bityo none se wajyaga mu misa ushaka iki mu by'ukuri ukuntu najyaga mu misa rero njyewe wenda turasukubigeraho kuva mu bwana bwanjye nakuze nkunda kwiga ndabyibuka navutse mu rugo rw'abakristo gatolika mu rugo bari abakristo gatolika nkaba wa mwana udasiba misa ku cyumweru mbese akanayijyamo ku tegeko rikomeye cyane niko twese niko twakuze abantu bari mu kigero cyacu iruhande rwa mama nifashe neza ndagahungu kitonda nashaka gutiribuka gato mu kiliziya hari ibintu twitaga ikinyunguti ubwo ngubwo yatuza aho ngaho ariko nkaba nzi ko nawe hari igiciro biza kumusaba cya bwa bwitonzi bwose nagize hehe mu kiliziya kugura akantu umusoje nkura muri uwo mujyo nyuma ariko nanone nize kuri primaire y'aba Pentecote ahantu bita kuri Gacuba ya mbere tukagira ikintu cyo kuwa gatatu nyuma yo gukina saa 4 twese tukajya mu rusengero Gacuba ya mbere ubwo ni he ni Rubavu kutahazi ni Rubavu yego mu karere ka Rubavu bita kuri Gacuba ya mbere nyuma ya kuwa gatatu nyuma y'ikiruhuko tukajya gusenga ubwo urumva kuwa gatatu mfite kujya mu rusengero nta yandi mahitamo ni itegeko ry'ikigo ku cyumweru mu rugo ni misa irantegereje nzamuka gutyo nyuma nza kwisanga nagiye kwiga mu ishuri ry'abagatolika ahantu bita ku Nyundo hari ahantu ha kigatolika Nyundo ni agace kanini ka Kiliziya Gatolika harimo ibikorwa byinshi niho hantu hambere mu Rwanda haba katedrale wenda abazi iby'imyemerere ya kigatolika katedrale ni ikintu gikomeye cyane kirenze chapelle kirenze diocese kirenze paroisse
yego aho rero niho wa muco wo gusenga mu gitondo waziye. misa mu gitondo ngiye kuba ku Nyundo nk'umunyeshuri ariko mbaye ku Nyundo nk'umwana w'imfubyi urererwa mu kigo cy'imfubyi cyo ku Nyundo. kuki wagiye mu kigo cy'imfubyi? Impamvu nagiye mu kigo cy'imfubyi mu 1994 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yansize ingize imfubyi ku babyeyi n'abavandimwe nisanga nk'abandi bana b'imfubyi. Icyo gihe hariho amaorphelina cyangwa ibigo by'imfubyi. Twe rero mu karere twe dutuyemo icyo gihe byitwaga za commune i Rubavu, ikigo cy'imfubyi cyabaga ku Nyundo, ikigo cy'abagatulika. Nanjye kubera ubwo buzima bwa gipfubyi, ababyeyi barapfuye, abavandimwe, imiryango nk'ibyo, nisanga mba muri orphelina yo ku Nyundo. Orphelina yo ku Nyundo yari y'abagatulika, yari 100% ikigo cy'imfubyi gatulika. Urumva amahame n'amabwiriza n'imibereho bishingiye ku myemerere ya kigatulika. Hakaba ikintu rero cyo gusenga. Twagiraga amashapeli mu kigo, ariko orphelina ikaba ari ishami rya katedrale ya Nyundo. Tukakora n'iki, tukajya gusenga kuri katedrale, abana bo muri orphelina bose nk'itegeko, dukora n'ibikorwa. Urazi hari ukuntu bahuza ibintu by'umuco n'ibya kiliziya. Dufite itorero, hari abakaraza bavuza ingoma, hari ababyinnyi bo ku kiliziya ariko baturuka muri orphelina yo ku Nyundo ifashwa na kiliziya. Ngero nkaba mu bakaraza. Rero byari ishema ko umwana wese agaragara nk'ishami ryo hejuru muri orphelina mu myemerere ya kigatulika. Yego, niho rero icyo kintu cyo gusenga mu gitondo cyazamukiye. Kugira hari abo twitaga abarezi, ni ababyeyi batureraga. Kugira ugire ishusho nziza mu maso y'umubyeyi cyangwa y'umurezi, wagombaga kuba uri umwana w'imbere muri ya myemerere ya kiliziya gatulika. Kimwe rero mu myemerere ya kiliziya gatulika harimo no gusenga mu gitondo. Aho rero niho uwo muco warumbajije w'Ibutare waturutse. Nzamukira muri iyo myemerere ku buryo byangejeje n'ahantu ngira icyifuzo cyo kuzaba umupadiri. Uku ndeba nakoze ikizamini cya seminari ndanagitsinda. Uvuga uti nzaba padiri, ngomba kuba umupadiri. Ko byari ibintu biryoshye bigezweho. Urazi abana bazamukiye muri Eglise Catholique baba bayikunda cyane. Naho rero uwo muco waturutse. Noneho hageze igihe cyo gukora ikizamini cya leta n'icyo cya seminari, twagize amasengesho adasanzwe. Nyine urazi muri Catholique habamo amaprograme ashobora kukorohereza nayo gusenga. Ngasenga Imana nyibwira, nyuma yo kuvuga rozari, dawe uri mu ijuru, isengesho ryawe ku giti cyawe, ngasaba Imana uzampe gutsinda. Ko byari ishema cyane iyo waba gutsinze aho ngaho. Aho rero kwa gusenga mu gitondo niho naje kubona intsinzi y'ikizamini cya seminari, intsinzi ikizamini cya leta. Itambona bya bintu birakora. Gusenga noneho mbisigarana nk'ikintu kimfasha igihe nisanze muri situation indemereye. Bati Imana ninyibwira, nkabwira Yezu, nkabwira Bikira Mariya umubyeyi w'abakene, biri buze kugenda neza. Naho rero uwo muco waturutse warumbajije w'Ibutare kujya gusenga mu gitondo. Ndaza kugaruka nyuma ho gatoya ku kibazo, ngiye kukivuga kugira ngo tuze kukigarukaho nyuma. Yego. Ukuntu kubura umubyeyi, wari ufite mama, ufite ababyeyi, ufite abavandimwe, mujye mu misa, gize gutya none wisanze uri korerwa mu kigo cy'imfubyi, urerwa n'abandi babyeyi, tudenku pafu bose urababuze. Ugiye mu kigo cy'imfubyi, ugiye kubana n'abavandimwe batari abawe, ugiye kubana n'ababyeyi batari abawe, bari kukurera mu buryo bw'akazi, uburyo byaje kukwafekta. Ndaza kukikubaza nyuma. Nkumenye muri kaminuza, tumenyana urumva nuko twari tugiye muri iryo shuri, twari dutangiye tuvuga ryabo twavuze nabo tutavuze. Tumenyana muri kaminuza, njye nakubonaga ukuntu nabonaga urona kwita nk'umusitari, rasta, ibintu nk'ibyo ngibyo. Unyemene ndavuga gutyo kugira ngo twumve aho wavuye, ni nayo nkuru yawe. Ariko nkabona uri holo cyangwa uri hayi, ngite gutyo n'amaso n'iki no kugenda. Uko yambaye uko nguko, no yambaye agatisi, agashati, atebeje, ameze neza. Yambaye ibipira binini, n'agapantaro k'akajinsi n'iki, t-shirt nyine byandi ubona nyine by'umuntu w'umujene, umuraperi, ngite gutyo. Nibyo
ntabwo nkoze description nyayo niyo uko nguko noneho ukaba umuntu nyine uvuga gahoro urandaga n'ijwi ridasohoka kubera risaraye cyane uko nguko ariko byo byari birenze bikabije yego ntabona afite bwa bwana bwiza navuga bwo kwitonda bwo kugira gute ariko tubwiye ko wasengaga ujya muri kaminuza ibyo bintu bivuza gute byaje gute ni iki cyumva gusenga no kwambara gutyo no kugenda gutyo byaje gute bihura gusenga no gusenga icyo gihe byanze kuza nywa itabi sibyo byaje gute kandi warasengaga ukuntu byaje rero ntabwo byaziye muri kaminuza n'ibintu nakubwiye nyine twari tugeze muri orphelinat mu kizamini cya leta nyine gisoza amashuri abanza naje kujya kwiga muri segonderi niga hano Kicukiro hano ku Badezame niho nahereye umwaka wa mbere icyo gihe mu Rwanda kamvuge mu Rwanda hari ikintu cyari gisa nkaho kibaye inzaduka niba ari inzaduka cyangwa niba ari ngewe wari ugeze mu myaka yo gutangira kukibona sinzi icyo gihe hariho nkubabivuze neza ibintu bya rap rap muziki ya rap reggae urumva biri kugenda bigira imbaraga cyane noneho ibyo bintu byaje kugira icyo nakwita influence cyangwa byagize ukuboko ku buzima bwanjye ati gute nisanze muri interna muri secondaire ibyo bintu biriho kugira use nk'umuntu wemewe ugomba kuba ufite aho uhuriye cyane cyangwa ufitanye isano ya bugufi n'ibyo bintu kuko byabaga nibyo indorerwamo abantu basobanuriragamo ngo umuntu w'umusirimu w'umunyamujyi w'umustar usobanutse utari mu Babylon noneho abantu benshi babyinjiramo bakurikiye icyo kintu ariko kubigeramo bigira ibindi bintu niba wakunze wenda muziki ya rap uraza kumenya ni bande baraperi bari bakomeye noneho baraperi ntubamenye uragerageza gushaka kumenya imibereho yabo amavideo yabo n'iki usanga habamo ikintu kitabi inzoga n'urumogi rero iriya myaka y'ubugimbi irashukana ukumva kugira mbe nka kanaka ubwo ndi bwigana uko yogoshesha uko yambara uko agenda uko avuga ibyo akunda ibyo akora n'ibimushishikaje wenda abantu bazakora ubushakashatsi batubwire ariko akenshi iyi miziki ya rap na reggae ifite ahantu ikunda guhurira n'ikoreshwa ry'inzoga ntabwo natinya kubivuga n'ibiyobyabwenge n'imico nakwita ya kirara aho rero kugira urumva ni ibintu biriho mu kigo bigezweho ukeneye nawe kuba mu magrupe meza cyangwa kwemerwa mu bantu mugendana kuko nawe wita umunyamujyi nisanze hari abana twigana bakuru kuri twebwe bakoresha inzoga bakoresha itabi bakoresha urumogi kandi muhuje urukundo rwa bya bintu kuko mubana mu buzima bwabo busanzwe kandi nawe ubona ko bafite iterambere muri bwa busitari nawe ushaka kwemerwa barenze muri bwa busitari kuko ni bakuru barenze n'iki umuntu afite inkomoko zigiye zitandukanye ndavuga mu miryango mu buryo bw'amikoro n'ibiki byose rero ko gushaka kwemerwa nabo hari ikiguzi bisaba ati wowe uri umubabironi ntabwo twagendana uri umubabironi gusa umuntu w'umubabironi ni umuntu umeze ute ni umuntu udacoma nose gucoma ni ukunywa itabi si urumogi urumva hari icyo kintu ubihuze cyo gushaka kwemerwa cy'ibintu bigezweho muri iyo minsi n'imyaka y'ubugimbi kuko icyo gihe harimo muri 2001 nari mfite imyaka 15 urumva 15 gutyo muri icyo gihe ubugimbi ikigare kuba zarukurikira izindi kuba utari udakuze mu bitekerezo ngo wifatire ibyemezo bikwiye nisanga rero na rwa rukundo rwo gushaka kujyana n'ibigezweho nisanze muri cya kigare
ikigare gikoresha ibyo bintu kugira kinyemere nanjye nshaka gusa nacyo uri oburije nawe yo kugenda mu nzira zabo. Naho iby'itabi byatangiriye, iby'inzoga n'urumogi. None mbihuze na cya kibazo wari wabajije kuri kaminuza, gusenga ariko imyambarire, imigendere, imivugire, ijwi, imigaragarire, ugasanga ni ibintu bibiri bisa nkaho bihabanye. Ni kwa kundi nakubwiye ko nasengaga, ntabwo nari umunyamasengesho udukurikiye atabyumva gutya. Ni cya gihe wabaga ubona hari nk'urugamba rugutegereje imbere. Ufata ariko ushize nigeze kujya wenda nko mu kizamini ngerageje ibi bintu kubera ukuntu twagiye twigishwa, ngerageje ibi bintu mbona birakunzwe, tumva ko rya sengesho ryabikoze. Kuri kaminuza rero urabizi habaga hari ikintu kimeze nka competition. Futi no sintsindwe mu mashuri kuko ikijya muri kaminuza hari umuntu avuze ngo ikijya muri kaminuza uba wumva uzaba nka recteur wa kaminuza. Bwacyo kavuga uti no wanjye nzaba umuyobozi mukuru. Bwacyo kabona birakaza bati no wangira umwarimu. Bwacyo kabona birakaza tuwangira umuyobozi w'abanyeshuri. Bikarangira uvuze uti icyama noneho nkibonera n'amanota nyimura. Rero kujya hariya akenshi no kujya gusaba Imana. Mfashe sintsindwe n'intsindwa bursi irahagarara, urabizi uburyo twizeye bursi yafarije iyo wayikiniragaho abandi batarayibonye. Abantu barabizi amaburse ko hari amakondisiyo bahitaga bayibakuraho bitiva cyane. Rero nkajya hariya ntabwo byari buri munsi, ni sometimes, ariko n'ubundi ya mico yanjye muri segonderi nazamukanye n'ubundi hari ubwo tugahura utambonye mu gitondo njyayo, ahubwo tugahura ahubwo niviriye muri za gahunda zanjye zindi zitandukanye. Nuko rero utangira kunywa itabi gutyo, mbese ubundi utangiye kunywa itabi bwa mbere ugomva wari muri segonderi. Muri segonderi ubuzima bwakomeje gute n'itabi? Bwabaye bubi gute kurushaho, byishe isura yanjye mu muryango, n'umubano urapfa urazamba, byishe isura yanjye muri sosiyete cyangwa mu muryango mugari dutuyemo mu makarti, kuko itubikimenya bose. Wa mwana wo kwa kanaka anywa urumogi, wa mwana wo kwa kanaka anywa urumogi, wa mwana urumva mu muryango ntabwo watwika inzu guhisha umwotsi, barabimbana. Muri quartier biramenyekana ko mubikora muri benshi, mubikora ahantu hagaragara. Byica isura yanjye ari mu muryango, muri quartier byica isura yanjye kuri njye ubwanjye, nawe ubwawe utangira kumva utakiri wa wundi, ko biragenda bikagera ahantu mu mitekerereze. Ndaguha urugero, kumva ko niba ufite nk'akazi, kumva ko utagakora neza utabanje, twabitaga gucoma, utabanje gucoma, kumva ko byatabi hari izindi mbaraga z'umurengera riza kuguhereza. Byica imibanire yanjye n'Imana, usigara ubona ni iby'abarezi, ni iby'abababiloni, ni iby'abazungu. Twe turabarasta, barasta n'abirabura, Rastafari va muri Jamaica bati twe turabirabura, turabarasta n'ahambere reggae, yes, twe turabaniga, turabirabura, hip hop. Urumva biragenda bifata no mu myumvire. Ubuzima bwarahindutse cyane kubera icyo kintu. Uretse nkuko nari nabivuze hejuru, ni mu nguni zitandukanye, mu muryango, muri quartier, muri communauté nini, kuri wowe ubwawe, mu bijyanye n'ubukungu, kuko ni ibintu bisaba amafaranga. Byahinduye isura gute kandi twe twarabonaga uri umwana mwiza, nubwo nyine wacumaga tubibona rimwe na rimwe tukanabiganiraho, ariko twabonaga uri umwana mwiza. Byicaga isura gute mu muryango no muri sosiyete? Icyo utibagirwa byagukoresheje n'ibiki? Ntabwo natinya kuvuga ko uburyo mwe mwabonaga ntabwo bwari buhagije, ubwo mwe mwabonaga igice. Iyo bitaza kuba ntabwo ari uko mwari kumbona bisanzwe. None wibuke nyuma byageze aho binabangamira imyigire yanjye, bituma nza gucikiriza. Twariganaga ariko ntabwo twarangizanye. Tugiye mu mwaka wa 4 sinzi niba ubyibuka. Ndabyibuka ko habaye ibibazo, nacikirijemo amasomo yanjye. Kubera iki? Wenda abantu ntabwo bashaka kubyumva, ariko nyiri umupfu n'uterura haremereye cyangwa hanuka, ngenda byumva cyane kubarusha, kuko naje gucikirizamo amashuri. Bituma abo twatangiranye tutambarira amakanzu hamwe, biturutse kuri icyo kintu. Ndaguha urugero, nazaga urumva uba winjiye mu kindi kintu
nakwita gisa nk'icy'uburara kuko ni ibintu bihamagarana nkanye nanywaga inzoga nk'itabi n'urumogi hari ukuntu nk'umuntu nk'urumogi arunywa rukamubwira ko rumuteye inyota afata icyaka we icyaka tubati kanshyiramo agacupa nibwo ndi bumere neza icupa rimwe amacupa atatu ukumva ya nzoga ntabwo iri kugufata neza hari akandi kantu uza ukeneye ko kuyisembura ukongera ugashyiramo agatabi urumva ibyo bintu iyo ugeze nijoro cyangwa ukarara muri ibyo ntabwo bwacya akenshi nibyo wumva ngo amahangova umuntu waraye asinze cyane biragoye ko mu gitondo ari bujye hehe mu kazi cyangwa muri classe mu gitondo bikanga ubwo hakaba hari nk'isomo ritambutse simbashe kuryiga cyangwa hakaba abanyeshuri barabizi amatepe cyangwa amakati bibaye wowe wananiwe kuva mu buriri yewe akaba nubwo wowe wagiye kuzinywa uvuga ndakubita kamwe tubiri ejo mfite ikizamini ntacyo biri butware inzoga control ikanga ukisanga wanyoye nyinshi ku buryo ejo ikizamini kiri bugucike nisanga hari ibintu byagiye bincika kubera ibyo bintu byo muri ubwo burangare hakaba nubwo uje nk'i Kigali weekend ikaryoha ko abenshi mu banyeshuri barabizi Butare yari igicumbi cya ambiance mu Rwanda icyo gihe cyacu ibitaramo bikuru muri auditorium n'iki abantu icyo gihe rero aba ari occasion y'abanywi yari ikomeye abastari bose bazaga yabaga ari occasion kungasanga weekend gusiza uri intere kandi kuwa mbere hari gahunda ikomeye cyane haba utubari turyoshye kubi kuwa mbere hari gahunda ikomeye yo mu ishuri kubera ukuntu uri muri hangover numva bavuga ngo ni ikinya ntubashije kujya mu ishuri nawe ubwawe nturiho kuri kuruka meze nabi pe ubwo amasomo aragucitse ibizamini biragucitse ibyo rero bimaze hari ukuntu biba byinshi ukisanga hari amanota afatizo kaminuza iba yashyizeho kandi iyo utakoze ibyo bintu ntabwo uhita ubona amahirwe yo kongera kubikora bisaba amafaranga urabyibuka muri kaminuza hariho sisiteme ko ibintu watsinzwe urabyishyurira rero umuntu wa buruse ntabwo yabaga afite ubwo bushobozi bwo kwishyura ibyo bintu ugasanga kandi hari igihe cyagenwe byishyurwamo ugasanga amafaranga ntabonetse n'igihe kirakurangiranye ubwo rero ibyemezo biza bivuga ko hari amasomo atarakozwe mu gihe gikwiriye ku bw'ibyo ntabwo uri bwimuke urasubiramo wa mwaka noneho buruse yacu kutimuka byasabaga ko wa mwaka ugiye gusubiramo uwirihira niba ubyibuka neza faculté twigaga journalisme na communication ndabyibuka njye nakoraga ubushakashatsi yari muri faculté za mbere eshatu Butare zari zihenze ko yari nshya no kwijyamo byasabaga igiciro cyo hejuru kuko niyo yatangaga abakozi kuri radio Salus urabyibuka Salus igatanga ibizamini urabyibuka nayo n'indi nkuru wenda tuzabigarukaho ubwo rero kumbwira uti byagize izihe ngaruka cyangwa ko mwe mwabonaga ndi umwana mwiza no mu ishuri byumva urumva icyo kintu cyagize ingaruka zo gutuma habaho gucikirizamo amashuri ahanini ubisesenguye neza usanga umuzi cyangwa ishingiro ryabyo ari ibyo ngibyo byo kunywa inzoga amatabi wacikirije harya mu wakangahe wa gatatu tujyemo usoje uwa gatatu ugiye mu mwaka wa bakubwira ko ugomba gusubiramo yego icyo gihe wumvaga umeze gute pana umva imyaka 3 yose wayikoze 4 yose wayikoze harimo na IPR yose wayikoze neza ariko ugeze ku mwisho biranga icyo gihe ubona ko nyine udasoje amasomo amwe natwe wumvise meze bite icyo gihe biri mu bihe bitatu mu buzima byangoye kwakira biba n'itangiriro ry'ibihe bibi byakurikiye abigiye kutubwira byagenze bite usa nkaho kubyakira byarananiye ndabyibuka mu graduating nari mpari wari waje muri ghetto
ariko wari umunsi w'amarira n'agahinda simbyumva ku buryo nabo twari kumwe bati ngwino tugenda bati ntabwo nabishobora gute nza uribuka stade yo kwishura ya kaminuza bati gute se sishyara ahubwo nigihe narigaye cyane ibi bintu bibaye gute wumve ko twabaga twarashushanyije uburyo graduation izagenda n'abagenzi banjye ibaze kubona ko akundi twaye designinze ndi no mu bantu bayiteguye iri kugenda kwa kundi ariko wowe utayirimo ibyo bintu kubyakira byarangoye byarambabaje wari umunsi w'amarira ku ruhande rumwe igihe ku rundi ari umunsi w'ibyishimo watekerezaga iki mu gihe ubona abandi kwigaya nicyo kintu cya mbere mu kwigaya wakoraga iki wanyweye itabi warariretse buriya oya ahubwo umuntu uri muri ubwo buzima aba yumva ko ari cyo kintu cyiza kumuba hafi kumukomeza cyane ryinshi ahubwo no kurusha kuko iyo unywa itabi n'inzoga n'urumogi hari urwego ugeraho bikagushuka ko ari ikintu kiguhumuriza kigusubizamo imbaraga nigeze kubivuga hari uburyo rigushuka mu ndimi z'amahanga babyita motivation ngo ko ribuguhe motivation cyangwa riri bugutera akanyabugabo icyo gihe kameme nanyoye urumogi ngo mu rwego rwo kwirengagiza kuri uwo munsi iyi ntore yaba ari ibintu aba ari toto aba ari karumuna kabyo ntacyo yakora urumva ubwo abandi bari kunaga amagofero muki bari kunaga amafegi kumarira menshi cyane umunsi uri mu minsi 3 yambereye mu buzima bwanjye yego mbese wenda uri kunywa urumogi icyo gihe wumvaga kaga stress ko gutekereza bishira cyangwa byariyongeraga ntabwo byashiraga byariyongera kuko naribazaga niki kigiye gukurikira urumogi ntabwo rwakoraga se icyo gihe hari ukuntu bigushuka ukumva ntabwo biri kugera ku nyota uko ubishaka kandi birimo kugenda byitsindagira ahubwo wowe muri wowe bikarangira nyine n'ubundi kagahinda kakugaritse kakurushije imbaraga ndabyibuka abana barasoje baraza kundebaho ndi ukabona bari kugerageza kunkanwa ariko abenshi bahita banataha kuko imiryango yabo iba yaje gusereburana nabo ni ukugeraho wihangane ariko nta muntu nyine nta mwanya munini uba uhari kuko naba bafite kugenda gute ko urazi icyo gihe sinzi niba iki gihe ariko bimeze iwacu mu miryango habaga hari ibirori bikomeye cyane bikomeye cyane urumva nyine ibyo rero bikaba mu biri kurushaho kugushengura umutima yego byari ubuzima ubwo bwaje gukomeza gute nyuma ya graduation byabaye ubuzima rero urumva imuhira baba bazi igihe uzarangiriza kwiga hahise hazamo ikintu kimeze nk'igihu mu mibanire yanjye n'imuhira kuko bo baravuga ati waradutenguye twakoreje kwiga abandi bana mwiganye basoje amashuri wowe bimeze bite none nawe byakubitira ukuntu nawe ubwawe burya biba bikubabaje mu rugo nabyo bakubwira ntabwo bakubwira muri iyi mvugo turi kuvuganamo hazamo nyine n'igitsure cy'abakurera gutya na gutya abenshi wenda ni ikindi kintu wenda tuzagarukaho hari ukuntu ababyeyi usanga batazi imvugo cyangwa uburyo ni ababyeyi bakeya baba bazi approachinga abana izo approach cyangwa uburyo nyabwo bukwiriye umuntu yakwitwaramo mu gihe habaye ikibazo runaka none ku bana bagize ibibazo byo gukoresha nk'ibiyobyabwenge nk'urumogi wasangaga hari ikintu bita ngo gucibwaho iteka asa nk'uwaciriweho iteka mbese nta mpamvu yo kumubwira neza muri icyo gihe cyacu byafatwaga nk'ikivume cyangwa nk'ishyano ryaguye cyangwa ryacitse umurizo nta mwanya wo kukubwira amagambo meza ahubwo ntibanayakubwira ahubwo hari nk'ishusho sosiyete ikubonamo bumvaga warangiye
cyarangiye ntagaruriro uriya tabi noneho byakubitaho nawe ukuntu ubona ibyo watekerezaga bitagezweho noneho nibwo ingaruka zo kubona cya kintu notone usibye gusa ku ruhande rwo ku ishuri ahubwo ingaruka zo kubona ububi bwa cya kintu zari zitangiye no mu zindi mpande zisigaye z'ubuzima kuko cyo hantu yacekerejemo amashuri yigaga i Butare icyo gihe Butare hari ahantu harenze n'ubu nta hantu harenze cyane mbese babaga bagutegereje nk'umucunguzi cyangwa umurengezi cyangwa sosiyete igutegeranije ibiganza byombi icyo gihe yitwa kaminuza nkuru y'u Rwanda noneho waca ahantu wundi noneho yaba azi yuko unywa inzoga unywa itabi cyangwa urumogi nta kujya kure wundi ucikirijemo amashuri kubera iki kubera ibi n'ibi iki gihe wakoraga iki wabeshwagaho n'iki icyo gihe niga se mu gihe twe turangije bamwe bagiye mu kazi nagerageje kurwana n'ukuntu nanjye nasubira ku ishuri kujya gushaka ukimurwa rumogi nyine ko ndabyibuka duhura Kacyiru umbwa ko ushaka kuzasubira ku ishuri ndabyibuka ntabwo nabyibagirwa twajya duhura cyane icyo gihe natangiye gushaka uburyo nyine nanjye nahita mfatirana ngasubirayo mu maguru mashya ariko ubushobozi minerivare yari hejuru icyizere kirushaho kugenda ahubwo gitakara mu bantu ukwiheba kukaba kwinshi amasomo ku mazi bigufasha yego icyo gihe rero mu gihe natekerezaga gusubirayo ntangira gutekereza uburyo ki nabona icyansubizayo akazi bikaba bigoye ariko hakaba n'ikintu ku bantu banywa itabi hari ukuntu ritera ikintu cy'ubunebwe mu mvugo z'abajene twabitaga ngo kugotwa bati n'uyu munsi ndajya kureba Gerard ndajya kwa Rweme andangira akaraka twapanze ahubwo tufate rero kugira bigende neza akankubiteho twagira ngo nk'ibiri nyabugabo akamotivasiyo njye kukareba yabiri wamara kwishyiramo tuvuga kabanze nuze gato urumva ijisho ribanze rimere neza urumva cyagatangira kwibaza ukumva amajwi akubwira Gerard ntabwo ari bubibone ntabwo ushaka ko babibona kandi wabikoze kandi twarabibona agashaka umuntu wowe ukaba uzi ko tutabibona noneho ukavugiye muri ako kanya ati noneho reka mbanze ntuze gato ijisho wenda akayaga kanyuremo imifuka inshireho urumva ubwo amasaha mwanya na Gerard ari kugenda urumva mu gihe ukiri muri ibyo ngibyo hakaba haje nk'undi mutipe mugomba ati mwana hano narinzanye akantu turakubita hose kareba ntaribi yagaruka ntuyitekereze iminota iri kugenda ntubwo ufite gahunda ariko ubwo kera kabaye wenda ugize amahirwe uragiye ariko deja wamaze gukererwa wa muntu wariseriye ntabwo ari muri ibyo ngibyo afite ibintu byinshi byo gukorana hano tukubwiza ukuri ati no igihe twahanye ntabwo wacyubahirije ntabwo bikunze kandi urumva daboro abonye ko wamutereye igihe uraje nk'uko wari uvuze ari kubireba wowe watinze ngo mu kwica iperereza gusiba ibimenyetso n'iki urumva mbere na mbere uramukerereje cya kabiri hari isura kubonyemo hari urubanza asigarana mu mutima ntabwo wariseriye n'iki urumva icyo gihe twe tuze ku bijyanye no gushaka akazi biragora ku bantu baba bari mu bintu by'ikoreshwa ry'inzoga n'amatabi n'ibiyobyabwenge kuko nta ikintu nakwita gukorera ku gihe abenshi birabagora bigatuma bica gahunda bahanye n'abakoresha icya kabiri atinda ubwe aba yicira urubanza burya naba yicira urubanza nari ko ubwenge ahubwo buyuba cyane none se urumva atari ukuyoba umva icyo ndi kwita kwicira urubanza ndabikoze ko sinshaka ko aza kubibona
nose nubwo turi butwika inzu ugahisha umwotsi ntibishoboka urumva aho ngaho urumva ari kwidindiza ikindi cya gatatu ikibazo cyanjye kiravuga ngo wabagaho ute nibyo ndi kukubwira icyo gihe ndacyari muri famiye ucoma ariko ntabwo mumeranye neza ariko ntabwo bakubwira ngo sohokera mu nzu cyangwa bakwima ibyo kurya ariko nanone ntihaburamo utuntu wowe ibintu by'itabi n'ukuntu waravutse nko mu muryango w'abantu batarizi na gato mu muryango wacu reba ibintu ukoze reba ibintu dukoreye n'iki byose none ibyo bintu haba n'akandi kantu urazi ntazibana zidakomara amahembe cyane cyane ko kiragiye twe tukiri na batoya urazi umwana w'umujene w'urubyiruko kumwaderesa biba bigoranye cyane hagira akantu kaba n'iki urumva cya kintu kigaruka mu buzima bwa buri munsi cyane urumva nari mbayeho ariko ku monkere wanderaga iwe mu rugo n'iki ariko nta mikorere ndimo nshaka ukuntu nasubira ku ishuri ariko ubushobozi ntabwo n'ahantu hari ubushobozi icyizere kigenda gitakara noneho no kwa kutamenya kwiga uvuga uti iki kintu gitumye ngwa muri uyu mutego cyaranteze kingusha muri ibi bibazo reka nzibukire wowe ntabwo uba wakumva neza ko biri urimo ari byo bibaye intandaro y'ibintu bikubayeho uza kwisohokamo gute rero ubuzima bwarakomeje icyo gihe nabi noneho biza kugera ahantu numva ahubwo umuntu umbwiye kuri icyo kintu aremye ubwanzi sinzi nabivuga mure aciye umubano ahantu hambere nahise mva nimuhira ko numvaga umubyeyi ntabwo ababyeyi benshi hari ukuntu atamenya kurenzaho cyangwa wakibwira ko nakomeza kubikubwira ari inzira yo kugufasha kubisohokamo rero byagezeho bindemerera amatwi bati no kandi hari ukuntu biremamo ikintu cy'akanyabugabo icyo bita inaringe kwiyumva bati no nanakwibeshaho bamvuye imuhira ndagenda njya kujoyininga abandi bahungu ubu ntabwo wajoyininga umwana uririmba muri korali cyangwa umuhereza ureba babandi n'ubundi mumeze kimwe ibisa birasabirana noneho bya bintu biragenda koko umwaka ku wundi iby'ishuri itambona ntibigishobotse ubwo ni mu wuhe mwaka ubundi 2010 urabizi ko aribwo twe tugiye 2012 nibwo habaye graduation kwa kabiri 2011 nibwo mwize umwaka wa nyuma ngero 2010 tugiye kujya mu wa nyuma nibwo naraje twigana no mu wa kane ariko haza kuba icyo bitanga ngo academic niba ari habaye inama izana amategeko mashya afata abantu nkanjye batsinzwe amasomo abiri y'ingenzi uko amasomo aba afite uburemere butangana ubwo 2011 igitangira niho bambwiye ko ngomba gusibira niho na dropping out nibwo nacikirije amashuri yanjye 2012 murambara mu ntangiriro z'umwaka mu kwa kabiri niba ntibeshya mwambaye ibyo ngibyo rero nge byabaye urumva 2012 nayimaze mu rugo no nta nubwo icyo gihe nibwo ibyo byabaye kuko urumva iyo lisansi ntayo uzanye za ngeso ntabwo uziretse noneho wirirwa mu rugo ubikora live aho noneho nivumburiye bandagiye muri ghetto ubu ugiye muri ghetto 2013 yose 2014 yose 2015 yose uri muri ghetto utunzwe n'iki Yesu utuntu tw'uturakaraka tw'amafuti tudafatika kuko icyo gihe tutajyanye n'ibyo wize habe namba byo kwirwanaho nyine n'iki nk'umurimo wakoze wumva nyine ebana nta murimo utadukwiye nyine wakoze wenda nk'umuntu warize kaminuza wari umunyabwenge ni nk'uwuhe umuntu avuga ati uyu murimo ntabwo nyine wari w'itabi nakoreshejwe nuko nashakaga wenda itabi maramuko icyo gihe niba mbyibuka neza ari ibintu wamuga n'umurimo ariko ntabwo ari byo nari nigiye nta nubwo ari byo nari nadeporeje ni ko akunda umuntu w'inshi utakubwira ati se ukwirirwa ahangaha byo byakumarira iki jisite ngwino hari ibintu bita pakingi
parking sinzi ukuntu babivuga mu Gupakira. kinyarwanda byaba movers aba movers ni amakampani bakora ibintu byo kwimura nk'uko tukaza hano ukaduha isoko bakora ibintu byo gupakinga nk'ibintu mu bikoresho byabugenewe mu makarito yabugenewe hari ubwoko bw'ibipapuro babikoramo n'iki tukimura nyine nka igasabo ibyo nabibayemo mukaza mugapakinga ibintu mukabishyira mu modoka mukabyimura ibyo ntaho byari bihuriye n'ibyo nize urumva akazi k'amaboko kuba ufite ingufu nza kubona bidahura naje kujya gukora mu bintu by'ubwubatsi ntabyo nize urumva ngenda mvuga nti ibyo bampa ndafata ibyo ngibyo igitiyo kiraza ipi kiraza amahirwe nkaba wa mwana ababosi bakanyikundira bari abanyamahanga b'abaturikiya twavugana mu rurimi akumva turahuza abaramfashe angira umuntu umusemurira birangira anjyanye hehe muri stoke yabo kandi wari ugiye mu Buyede none sinzara ariko kuko icyo gihe nta diplome basabaga nta experience kandi nivumbuye mu rugo sinshaka nanjye kubasura imbere hari ukuntu bita bikuzana muri ya myumvire yo kumva abantu bati nta kundi ndumva hari abazungu b'abaturikiya baje kuri Kigali Convention hari muri 2015 bari gutanga akazi icyo gihe akazi icyo gihe hari gukuramo ibintu abashinwa bari basizemo ko bari bafite kontra ibananiye abaturikiya bagiye komereza urumva byasaba abantu bafite imbaraga n'imirimo y'amaboko terura twagiye deplasa twagiye hano niba hameze neza afata ipiki ifata igitiyo n'ibyo ngibyo ibyo ntaho bihuriye n'ibyo ngibyo iyo ni ya survive ndabikubise projet ya convention birarangiye udufaranga twose tuba dukoze iki turarangiye nkagira mushiki wanjye dukurikirana dukundana kubi mukuru we nawe yarambuze kuko njye byagezeho nanga mu rugo kubera sinashakaga wa muntu ukwibutsa yes usko nawe wari inshuti yanjye cyane icyo gihe nawe ntabwo twavugana wapi no nanywa n'inzoga noneho cya kintu mbese nta na rimwe nagize amahoro iteka iyo nibukaga icyo kintu amashuri ubupfubyi mu gahinda noneho kakazi karangiye ko muri convention k'abaturikiya kirize yanze nta n'akandi kazi mfite ndavuga ati aha umuntu yanahapfiye njya kureba mushiki wanjye akaba ari umuntu ukijijwe ajyayo ibyo amfashije akamfasha ndabyibuka hari mubyara wanjye w'umuwonkere wanderaga yari afite ubukwe ariko mu rugo bakankunda ariko barambuze njye narabivumbuyeho kwa onkere numva ngo wa mubyara wanjye afite ubukwe nayo yigaga i Butare inyuma yacu nawe yarahakunze kubera ukuntu twe twari uziko twenspiraga abantu bakumva bakunze kubera ukuntu byaba biryoshye bati ko byagenda kose ngomba kujya mu bukwe bwa mubyara wanjye icyo gihe nari nkinywa itabi ryinshi cyane n'urumogi n'amayoga njya mu bukwe bwa mubyara wanjye ngezeyo muri bwa bukwe bwa kirokore nza kwibeta n'abahungu tujya kunywa amayoga tuba turarwanye hari ibyo tutumvikanye n'abo bahungu turakubita n'induru ziravuga ibirahure birameneka urumva iryo joro njye ntabwo ntinya kubivuga kuko wenda turazi kubigeraho amakuru bamwe bari mu birori bumva atabasigaye mu rugo ariko ibintu byacitse iryo joro hari muri 2016 nibwo nitekereje ubwo mushiki wanjye we yiberaga mu marira gusa kumbona ntabwo urumva ntabwo yabyakiraga iryo joro rya 2016 hari tariki 23 z'ukwa 11 2016 mu barokore wenda niho baririmba akaririmbo nk'esa ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga nanjye ntabwo nakwibagirwa icyo gihe cy'impinduka nibwo naje kwitekerezaho nicaye maze kunywa amayoga bati no ibi bintu ntabwo bikwiriye ibintu bimaze iki none usubiza ubwenge inyuma hari kuri 23 z'ukwa 11 2016 habaye ubwo bukwe bw'uwo mubyara wanjye iyo
nyine bamaze gutwikurura uko abantu bahita bajya mu dutsinda nyine kwiyakira urumva bwari ubukwe bwa kirokore ariko hajemo n'abantu batari abarokore muri kwa kujya mu matsinda nanjye nayo mfite amafaranga yanjye njya ahantu inzoga hari nijoro bukeye ntashye kwa mushiki wanjye urumva akazi kari kararangiye convention amafaranga yashize noneho mbona byanze nashaka gusubira muri ba bahungu kuko nabyo ntabwo byari biryoshye nabaye reka mbe ngiye kwa mushiki wanjye gato ndebe nyine niki ntashye mu gitondo kuri 24 z'ukwa 11 2016 urumva amakuru yose arayazi byaraye bibaye mu bukwe ambonye mbona amarira aramanutse ariko akaba ari umuntu twasigaranye mukunda kubimwubaha kubini nka mama numva sinzi ikintu aho cyavuye numva ikiniga nanjye kiramfasha mbona ukuntu ababaye ukuntu amarira atemba ku maso ukuntu yagiye ngira inama z'ubuzima yajyaga ambwira ibintu mbere ibi bintu ubamo si byiza ibi bintu bizakwicira avenir ntabipinga bwacya kuko nkabona amashuri birapfuye ibintu bizakwicira umubano n'abantu byapfa ejo nkabona kuko wa mubano no mu rugo urapfuye ndivumbuye ndahavuye nta muntu unyirukanye mu miryango mu mafamiye ahantu hose ndeba ukuntu arimo arira ndeba atavuga sinzi ahantu ikintu cyaturutse ndamubwiye nti ibi bintu ntabwo nzongera kubikora kuko narebye ukuntu arira numva birambabaje umwana mwasigaranye numva ndababaye ni ukuntu nari naramuretse abantu bose ikintu cyambabaje nigeze kujya ahantu arambura kuko numvaga nta muntu ngishaka guhorana kuko sinshaka ko bambwira ibyo bintu nkumva nanjye ubu utazi nawe ibintu biri kuba sinzi amagambo nabisobanuramo telefone ntayo nahigiriyeho ivuyeho niki yarambuze imwe sinzi ko nigeze kumfatisha kuri nimero yangu akusko abana banje bajya bakumbaza batakuzi bashaka kumenya ntabwo bari bakuzi bari bato anko batazi tondo ibyo bintu biranja noneho bikanja kurusha ubwo nagusubije inyuma kugira ubyumve ukuntu mbonye ukuntu harimo kurira muri iyo minsi ubwo bukwe buba nariwe sinzi ikintu cyose gifata ya video yose ikisubiza y'ubuzima bwawe ukuntu twaruhanye ukuntu twarokukanye ukuntu hari n'awanjyanye muri orferina n'iki ukuntu kuzi Kigali ukuntu yakomeje kundwana ukuntu nahashakiye byanyobera nkagiwe n'iki ni nawe gutwe muri orferina yego ubu musista wanjye ku buzima bwari bumeze naba mbere ko njya muri orferina ahantu nari urumva nagiye muri orferina muri 1996 jenoside nibwo yari ikibaye ibintu ari ibikomere gusa nta hantu n'imiryango yarashize abandi utamenya kurererwa mu miryango icyo gihe nawe yigaga aho ku Nyundo orferina nayo ba ku Nyundo no kuba ndi kure n'ubuzima bati aragenda aranegosira muri orferina batute gasaza kanjye gutya turi imfubyi niwe wanjyanye aho ngaho akajya nande kandi nta nubwo nanduta cyane harimo diferanse y'imyaka 4 nkurura amashusho avuga ibi ntabyo tamubwira ati ntabwo ibi bintu nzongera kubikora ntiyavugishwaga n'itabi nanone nasinze naraye mu mayoga kuva ejo bukwe bukirangira umusubiza ukiri muri hangover mfite n'ibindi mu mufuka ibimogi n'amasigara ndamurira ndeba ukuntu ababaye ndabati ibintu ntabwo nzongera kubikora aranyihorera tujura arira kuko nari naramuhaye amapromese amasezerano yo ko mbiretse ahora ariko adahinduka ndagenda nkata mu gikari njya ku bwiherero nkora mu mufuka nkora mu mufuka si ukukubeshya nta wansengeye nta wamfunze nta wankanze nta wakoze nkora mu mufuka toilette nkora mu yindi mifuka toilette ujugunyamo iki urumogi utubule amatera mumaze kuyamenyera ko nifite amabure yanjye meza aryoshye nyine
jugunya muri toilette amasigara muri toilette ndagenda icyo gihe nari mfite inzu ku ruhande yanjye nk'umusore ndaryama ahise indwe rinshiriyemo ndabyuka nyine ubwo kubyuka utakubyuka nyine ngo ushyiramo ngo hari imvugo ngo dawa ya moto ni moto izindi mvugo nk'izo ngizo ubundi byabaga ari akamenyero ko nubyuka nyine waraye muri hangover kugira umere neza inzoga zikizwa n'izindi ni uko Kinyarwanda kize bati no nta bya dawa ya moto ndwana n'umutima ariko Imana ishimwe kuko nari nabijugunye banze mba ntabijugunye kongera nkabifata ndabizi inyuma gatoya ujye kujugunya ibyo amatabi kurumogi urumva ni ibintu wari umweye imyaka myinshi cyane iri hejuru ya 15 nibyo byatumaga wenda ukomeza ubuzima ukabaho ntutekereze byite gutyo nubwo atari byo byatuma ukomeza ubuzima ariko ku rundi ruhande byatumaga utitekerezaho kujya kwijugunya wari convinced wumvaga nyine ugomba kwijugunya koko cyangwa hari izindi mbaraga zagukoresha nakubwiye nti nanjye ibintu byambaye ako kanya ntabwo nzi byari byo urumva je naramurebye nyine mbona ko gahinda arimo n'umubabaro n'amarira sinzi ikintu cyasbaye nk'igisubiza ubuzima bwose nyuma sinzi wenda nko muri filime ni okay flashback flashback ubwo urashaka ikinyarwanda ubishyiramo cyiza sorry bisubiza inyuma kuko kundi nabikubwiye bwose zose bijyana aho byahereye birongera biragarura bigeza ako kanya ati ibintu ni ntabwo ari byo tabati ibintu ntabwo nzongera kubikora ariko mbimubwira ndi mwisindwe n'ubundi bahasi inyuma niba kwari ukumwemeza cyangwa iki ndabijugunye mbyutse nibuka ko hari icyemezo nafashe mandagiye ncanyaga filime umutima ukankubita mu maso haba hamanuka amazina ya za nshuti zawe umuntu wese buriya mu buzima ubuze umuntu wahamagara bitewe n'icyo umuhamagariye uzi n'urwego yahita asubizamo kuri icyo kintu umusabye hamagara kanaka reba kanaka jya hariya ariko ndwana nabyo mbona burije bazana ibyo kurya kubitaho birananiye ariko nkaba nzi ko ndi wa muntu ufite ya Mana yajyaga asenga nubwo ari umunyabyaha ikamwumva kiri Mana mpora ngusaba kureka ibi bintu ndakwinginze n'ubumfasha ndakwinginze pe waburije umunsi wa mbere bukeye inshuti zanjye zikaza kundeba zimwe mucumane bakampamagara mbaho sinzi ukuntu icyumweru cyashize ariko kurya ni ibibazo gusinzira ni ibibazo udafite akamogi bigeraho numva ngiye gusara ati ibi bintu ko kurya n'ubundi nari gato raza uragenda ukananuka wasa nabi noneho mbona ngiye kuba nk'agati fata ibi bintu kandi sinshaka kubisubiraho twene njya mfata imyanzuro rimwe na rimwe nk'isigara hari igihe nafataga umwanzuro intore nkamara nk'umwaka nkamara nk'imyaka 2 ariko bikongera bikanga nkagaruka tekereza Mana y'isi n'ijuru ndakwinginze wanyeretse ko ibi ari byo wenda ntandaro y'ibi byose ntishimiye byambayeho noneho icyo gihe ikindi kintu cyari kiriho icyo gihe bana twatangiye tuvuga twiganye abenshi bari ahantu kariyeri zari ziryoshye abanyamakuru kubita kuri televiziyo ukabubonye Gerard wakubita hari ukabona hari noneho kumva nk'umuntu ngo mbabazi si mwiganye hatabwo ni n'umuvandimwe uretse no kwigana hakaba burya umuntu agira umuntu w'imbere nk'abati nyamara nawe izi zari inzira zawe cyane cyane ko wabihisemo ubikunda kandi wabonaga unabishoboye irindi jwi ritarinyereka si ukubera ibingibi wagezemo nkawangiza izindi mbaraga nari ngiye guhaguruka ngo ngende ngira izindi mbaraga mbona icyumweru kirashize ariko nsigarana ikibazo cyo kubura apeti kuko abantu benshi banywa urumogi iyo agiye kurya yumva ko rurimo apeti iyo agiye kuryama yumva ko ruri bumuhe ibitotsi apeti yanjye yaragiye irabura ibitotsi birabura mbona noneho nzapfa urumva umutwe harimo ibitekerezo intambara nyinshi
nza kwibuka ko hari Imana nyansenga mu bihe nk'ibyo ngibyo nkagira umubofure wanjye umugabo wa mushiki wanjye wa mushiki wawe ni umukristo w'imbere cyane akagira n'izindi nshingano ashinzwe mu itorero ryabo akaba wa muntu utajya usiba niba turi mu buzima ita ntibuka nisekera nyine ibya gaturika nabyo byageze aho ndabyihorera ni iby'aba Babylone ni iby'abazungu Babylone system se ibintu ko byajyaga bimfasha nubwo nabipinze kandi bofura zinduka buri gihe wamubwira akajya nkoraho tukajyana singiye kuko mbikunze ahubwo kuko apeti yabuze ibitotsi byabuze noneho abantu duturanye n'urusengero 11:00 bagakubita ingoma direct mu matwi ya wa muntu wabuze ibitotsi amahoro akaba arabuze ati n'ubundi sindi bubyuke wongeye kujya Kacyiru sindi bubyuke wongeye gushaka itabi sindi bubyuke wongeye gukora siporo nta mbaraga kurya biri kumwe sindajyayo apo tunuba tujya twijyanire muri niba turi nagerayo bagasenga ibyabo ngakubita uri mu ijoro wanjye muvandi bya bintu uko byamfashe nawe yabyumvishe nyamubwira ati ujye umbyutse naba mbishaka naba nabishaka nkajya kumva mwumva ari ku idirishya rero ndi wa muntu akantu iyo kanderanje ndyamye ibitotsi bitabibona kandi sinkunda gutinda mu buriri ntasinziriye numva bimbangamiye bitera umutwe numva imbavu zigira imbavu tukaba turagiye mbaya nkumva ariko Yesu ariko nkaba ndi umuntu wakuze yikundira Yesu ariko bimwe by'abana nyine nkumva urumva nabaye mama influence religieuse ahantu iyobokamana riyobora ubuzima n'iki ati se Yesu ko namukundaga kandi mba numva ashaka kumera nkawe kandi Yesu yabatijwe gutya na gutya nanjye ngomba kugera ikirenge mu cya Yesu noneho bavuga abantu basengera sinihagararagaho kuko ikintu cyose cyari kumfasha kureka inzoga itabi n'urumogi numvaga ngikeneye nyuma yaho noneho ngwanye aho ngaho mu minsi mikuru ati rero n'ibisigaye akandi kantu navuga bagenzi banjye benshi icyo gihe hari inkubiri yo gutwara abantu iwawa fatise marangi sindafungwa no mu kagari ubu noneho ninjye iwawa bafatiwe mu itabi ubwo hari ibintu bitangwa za rivani ni ukuntu ubu wenda bigenda bicika ko mbere wasangaga hari ahantu ibintu bitangwa amarigara ugasanga hari ahantu hazwi banywera itabi banywera urumogi yego leta nayo ihazi kubi ubwo mukaba mwicaye ukumva polisi iraje kwiruka usimbuka n'iki umusi sindafatirwa muri ibi bintu sindafungwa niba mfata aba bagabo bakanjyana kwa Kabuga bakanjyana iwawa nta gikomere ngira nta nkovu ntaki ibi bintu nzabireka ari uko binyigishije ko wafatirana aya mahirwe noneho bavuga abantu bashaka gusengerwa two mu matorero n'amadini icyo ni igice batajya barenga cyane umuntu wumva akozweho n'inyigisho wifuza kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza kuko njye nashakaga ikintu cyamfasha abandi azamuye nkajya imbere bakansengera nizeye bukeye baza kuvuga ngo bashaka kwigisha babyita kwigira umubatizo ni bande bashaka kwigira umubatizo nkibuka ko nkunda Yesu kandi nshaka gukurikira inzira yanyuzemo nubwo nabivangaga n'ibyo ngibyo batako wakwibatirizwa mbangiye ariko utarinjira mu by'Imana ariko nta kinywa n'itabi n'urumogi ndi umuntu buri mu bushakashatsi itorero rya mbere ryiza ni irihe nihe nzira nziza najyamo ikamfasha nihe nzira nziza najyamo ikamfasha kureka ibi bintu bati wenda kanjye kubatizwa ntawamenya ariko aho nkahajya nk'ahantu ntashaka hari bumfashe kutaza kujya muri ya monde yindi ntavuga yuko nabaga nzindutse nta kazi mfite nkaza nkaba niryamiye nabyuka kora utuntu tw'udusiporo two kubeshyabeshya abana ba mushiki wanjye hari ahantu yakoraga
bafite ibintu bakora by'amariyo estate akambwira ati se uzajya wirirwa aha wagiye uza tukajyana basi ko wenda ukiga n'uwo mwuga kubona byanze n'iki ati ntacyo nava muri nibature ubwo tukaba turagiye ahantu bari bafite amashanti njyamo se ndiga iki bangingo mu by'ubuferayeri sinzi niba ubizi by'ibyuma nabyo nabikora nkabona reka ntibirisi bigenda nkajyayo nkabona ntibivamo ndakomeza ndahatana ubwo batangaje iby'iki iby'umubatizo bandiyandikishije kuma amakuru aragenda muri famiye byatangiye kugenda Paulin yarakijijwe nta kintu itabi asigaye asenga noneho yigiye umubatizo yiyandikishije mu mubatizo nshuti yanjye umuwonkuru umwe wundi wanderaga byaramushimishije ku rwego udashobora kumva kimubera nk'ikimenyetso cya ya makuru amaze iminsi agenda yumva ko yari yarandakariye kuko urumva narwanye mu bukwe bw'umukobwa we urumva akaba ari umuntu ukijijwe abaje kunsura turaganira pore koko warakijijwe ati njyewe narahindutse numvise ngo uri kwigira umubatizo ni cyane uzabatirizwa hara mu Kacyiru Kabagari n'abana bigira mu Kabagari bo rero babaga mu Kanserege ndamubwira ati no ngwino mu Kanserege kumbe sinamenye impamvu aragira ngo nawe atangire anshyire kuko abyirebere kuko bya bintu ari byo ankurikira ndaje nigiye nta mwana wandushaga cyane cyane ko ari njye umusaza wakurimo niki cya kintu cyo gukompeta baduhaye amatariki yo kubatizwa batijwe banza nta muntu wagize bateme iryoshye nk'iyanjye yanjyanye ahantu bati iko tushaka ubukwe tushaka mbona kuko nanjye ndashyigikiwe telefone hafi aho ibiki n'ibiki mu rugo habaye fete itabaho karitsiye yose kuko barankundaga ariko narabatengushye muri karitsiye narabibonaga wa mwana wo kwa kana kawitonda n'iki baraza ababyeyi bararira baba bampaye ijambo bijya guhinduka guseka none tutubwira ijambo mama asomeye cyanditswe cy'umwana w'ikira urumva ababyeyi bararira induru ziravuga n'iki byose kuva uwo munsi kubeshya ni bibi amahirwe sinamenya ahantu aturutse mbonye job hano mu Rugunga muri SP yabye bandice ndavuga se ubundi ko mfite kode ntemerewe kwishyurirwa na farije narabonye na buruse ko nabonye buruse ebyiri cyagiye nabonye ya leta n'ubundi mfite n'iya farije wafite ya leta n'iya farije nifakomereza n'iya farije ko mbyemerewe kari njye wibinya amahirwe apo mbangiye kuri farije kibano Kimironko bandanditse babansubije mu myigire yanjye ubwenge bwe bwagarutse urumva babansubitishije urasubira kwiga ubutare njyana icyo gihe journalisme bari barayizanye muri SF burabyibuka nsubira no kuri SFB ndiyandikisha 2016 igihe ngiye kuko hari hafi muri iyo minsi bahita bongera bayisubiza i Butare ndeba ko ngiye gusubira i Butare n'ibintu bihe bibi nahagiriye ndavuga sinshaka gusubira i Butare ubwo wanyica ita nshaka nihe handi haba ibintu nize journalism na communication usanga biri muri iseka igihe nkiri aho ngaho muri SP babaturikiya banjye babagarutse ku yindi projet ya sinzi bakoze kuri projet ya kabiri yihera ya stade ya arena Kigali arena BK Arena umuntu wa mbere waje bashaka ni njyewe mu Rwanda dufite umupeti duhuza ururimi rwabo nararumenya ahubwo usigaye nkora nk'utranslator nkabona ahubwo job kuri job amahirwe mbonye na yayiseka nyine kuko i Butare hari kurihita mbona na programme ya weekend ngakora akazi kwa gatanu nyuma saa sita boss akankunda cyane akanyumva akandikira après midi yose na samedi bo bakoraga buri munsi kandi iyo minsi akayimpembera basubiye ku ishuri nkomeje akazi
bandarangije kwiga ndagraduatinga izo nshuro twabaga duhura imyaka ingahe iseka wize imyaka iseka rero ngereyo ubwo hari ibintu byo usigaje wa kane nanisigaje wa kane ariko nge kuko nize tugeze mu wa gatatu nge nagiye muri communication yego ntabwo twabaye nk'abakomeje kwiga yes ngeze muri iseka uziko buri kigo kigira babita ngo curriculum gahunda zabo bafata iby'Ibutare babivanga n'ibyahariye basanga hari ibyo duhuriyeho ariko n'ibindi nkeneye kongeraho ko diplome yanjye ari gusohoka ariyo muri iseka habaje na ya gahunda y'imyaka 3 icyo gihe niyo yari hari biba ngombwa ko niga umwaka wa kabiri nziga n'undi wa nyuma wa gatatu basi wigamo imyaka 2 uremera uti ngomba kwiga byanze nicyo kintu cya mbere cyanjyaga mbisoreje hariya akazi birakomeza yego nibyo na kwa Yesu biza gukomera icyo gihe kwa Yesu wabatijwe uko ndi kubyumva batijwe mu by'ukuri ari nk'ubuhungiro bitarazamo neza ntabwo byari byakaje neza byaje kuzamo biranakomera kuko burya ibintu uha umwanya nabyo bigukuriramo naje gukomeza ya gahunda ya Nibature ngira amahirwe nkajya mpura n'abigisha bakomeye ngenda noneho numva ukuntu bya bintu narimo byari ingaruka z'ubupfubyi ibintu by'agahinda byo kwiheba nza kwiga ukuntu uretse mu Mana nta handi hantu haboneka ibisubizo by'ibibazo nk'ibyo ngibyo nanjye kuko niha umwanya wo kubigerageza batataba ari yandi y'abarokore nanjye ndabyibonera kugerageza iki batise kuko ibintu bavuga ku barokore by'abakristo kuko birakora ko cyagiye nabitestingaga ndi umwana hari n'andi majwi abakuza amati no wabona ariko zabaga ari resultat zuko wize wakoze etide ariko nza gusanga hari n'ibindi byabaye nta effort nashyizemo urumva kurokoka muri jenoside kurokoka ibitero by'abacengezi njye mba muri Orpheline ku Nyundo icyo gihe hari ibihe by'abacengezi i Rubavu bagatera hakaba ntambara akomeye bakaza bagabye ibitero kuri Orpheline twabagamo dushimira ubuyobozi bwiza ingabo z'igihugu Perezida Paul Kagame arabyorganiza iyo insécurité umutekano muke wose urashira ariko hose n'ahantu nagiye mbona ko Imana yagiye ikiza umuntu muri interna muri ayo madrogue nta munsi n'umwe nigeze mfungwa igihe hari benshi bajyana mu Gikondo abandi wawa n'inshuti zanjye magara abandi bikaba bibi cyane kurushaho aho noneho nawe usanga bya bintu byo kwa Yesu birakora ariko bitewe n'ubugari bw'umuryango wabifunguriye uko ubifunguriye niko byinjira ubwo ibifunguriye kugi gato bizamo abantu benshi bari gufashwa n'icyo kintu urumva bizamo mu kantu gatoya wabifungurira mu buryo bugari bikaza mu buryo bugari hamwe no kwizera no kwiga mbona bya bintu byose biragarutse ahubwo haza n'ibindi ntabwo wajyaga wicuza ubu uti nataye igihe ubwo warebaga abo bana mwiganye ndakambita abantu ubwo tuzajya imyaka 70 tuzavuga abana twiganye mbere niwe tujya tuvugana ngo abana umwana twiganye nibyo ari mwibuka Gikundiro ku mutima ati ntituzagera n'imyaka 60 tuzaba niba abana mwiganye umwana twiganye nuko ntabwo wajyaga ureba abo bana mwiganye bari mu mirimo itandukanye bari no kugaragara mu Rwanda cyane ntacyo bakurushaga ukabona bari gushininga wenda byite gutyo bari kugaragara ntumve akantu ko kwicuza nibyo byambagaho gusa kuko hari n'abenshi bambwiraga bati muri bo ati ko hari amahirwe ariko ari gusaba diplome lisanse wagerageje basi ukareba uko bibaho icyo gihe habaga hari amahirwe ugasanga ngonzwe nuko nafite cya kintu ariko mugenzi wanjye uruhare rwe yarukoze uva no kuri ibyo cya kabiri
hari umwarimu uramwibuka wajya gutubwira ati mwe nimwiga neza ntabwo muzigera mubura akazi. You be star. Njuguna. Juko. Hajya nivuze nde? Njuguna ni umuyobozi. Joseph. Undi witaga Juko Margaret. Juko ubundi nashaka kuvuga. Isura ye ntabwo ijya imva. Ntabwo bamwibagiwe. Abantu bize itangazamakuru baramuzi cyane. Urumva kiriya gihe cyacu class yacu wabivuze neza yari class y'abana b'abahanga cyane. Ko bagara abana batsinze neza bafite amanota meza. Kandi journalism ntabwo bayihaga umuntu uwo ari we wese. Hari n'amahirwe kuba umuntu wa kiriya gihe wasoreje muri irashuri ryacu akazi kari gahari ahantu hose cyari byoroshye ko wajya kuri RBA wajya ku bitangazamakuru bikomeye nabyo byashakaga ko twe twarize neza ngenda byibuka nuko hajemo ibyo bintu nakwita by'ubwana n'iki kuri Sarusi hari examen twakoze bwa mbere ndi mu bantu batatu ba mbere urabyibuka batsinze ikizamini cyo gukora kuri Sarusi njyayo nkora umunsi umwe utabivamo wabivuyemo nawe wahise ubivamo nasa ntabwo ubyibuka ko byanze bikunze twakoranye ikizamini ntabwo ubyibuka bibara na turistingi ndaza Terence abantu bake cyane Terence arana ibintu nzakora mu bintu by'ikiganiro cy'abana mbere tunakora na session ya mbere n'ubu wagenda muri record byumve icyo gihe byabaga ari amahirwe adasanzwe kwinjira wakoze ikizame wagize gute turi benshi bahitamo abantu bake Terence anama kubera ukuntu amanota naratsinzemo ibintu banashyira mutima y'amakuru bamishingana zo kujya nkora ku makuru yo hanze ariko uko dukora ku bigo ntangazamakuru byo hanze ukora ama translation ndabyibuka ndana translating inkuru za Zambia Futi n'ibyaba papier. Ndi kuvuga icya kintu cyo kwicuza. Nabayeho muri ibyo bintu buri gihe. Se ntabwo ubyibuka. Ndabizi. Ndabyibuka dukoreshwa na Terence na Basenyu Prida. Abandi bana barabiririye. Kirere niwe wagiye kumusira. Kirere ramwibuka. Turavugana cyane. Wari muri Canada. Wanyirigira. Wanyirigira. Ndabyibuka cyane pe. Nari namwibagiye aho Kirere wanyirigira. Naba Noveleyeri naba Mugabo Jean Noel Bambi Mirachel. Ni best cyane. Kanibagirwe rero. Siko nanjye kwibagirwa abana twiganye ndavuga ntuze Adolphe Mutoni ni benshi ntabwo twari benshi kwicuza nta kuntu utakwicuza cyane ko byagezeho namwe nkumva ntashaka guhura nawe ko byahitaga binyereka aho twari kuba turi kumwe n'iki urumva ni na motivation burya niyo ufite mu kigo abana wenda biganye njye niko mbitekereza mu myumvire yanjye byatanga umusaruro mwinshi kurusha babandi bataziranye ko bakora nka team bakaba bana supportingana n'iki kwicuza rero umva ntabwo byabuze none wenda hari ibyo umuntu agiramo akavuga ati ngomba gushinga ubuzima ngomba kubaho Marigreto yego nibyo naciyemo byose nibyo nahuye nabyo n'imyaka natakaje ugafata icyemezo cyo kuba nk'uko nguko byanze bikunze wabonye ukuntu mama yari ariho papa mwari muri abana mufite umuryango we ntabwo atekerezaga ku kintu cyo gushinga urugo cyane pe naragiteke kuko ubupfubyi buriya ni ikintu kibi gifite ukuntu kikwafekta cyangwa kikugiraho ingaruka mu nguni zitandukanye z'ubuzima nkanjye nafite muri umunange nkurikira ku mugongo numvaga nashaka umuryango ngafata ya mazina ya murumuna wanjye nkayaha umwana wanjye w'umuhungu nzabyara bwa mbere mu rwego rwo kumuha icyubahiro kimukwiriye no kutamwibagirwa nkumva rero ngomba gushaka umuryango ariko iyo situation nanone isa nk'igushyize kure cyane y'iyo myumvire yo gushaka umuryango nyuma rero iyo guhonoka wa mugani w'abanyarwanda cyangwa gukira nibwo ibyo bitekerezo byongera kugenda bigaruka ariko ibi byose ngasanga ni izo ngaruka z'ubupfubyi nanone urabona ku myaka 9-10 waye imfubyi nta babyeyi nta bavandimwe
urumva nawe uba wumva ukeneye umuryango kugira wenda wongere ubone ishusho imeze nka ya yindi wahoranye. Hari umuryango mugari, abana, ababyeyi, ba nyogokuru, ba mabukwe, umuryango ni ikintu kitahwemye kunza mu mutwe, ariko ugasanga ubwo buryo urimo ntabwo uri hafi cyane yo gukora umuryango. Yego, wibazaga iki nyuma yo gukizwa, nyuma yo kuva muri ibyo ngibyo, ubona wenda bagenzi bawe nyine twavuze ku by'akazi, none tujye ku bashinze urugo, barashinze urugo, barabyaye gutyo, wowe ukaba wenda warataye igihe muri ibyo ngibyo. Ntabwo naburaga kwibaza, kuko nabonaga ari ikintu cyiza nari nemerewe, ariko wenda ntarakora. nkabona ni n'ishusho, hari ibyishimo nabonaga bitanga, nkabona hari amahoro bitanga, kuko ndakeka burya ntabwo uba ukiri wenyine, ntabwo uba uri nyakamwe. nkeka ko umuryango ari ahantu ushobora kubonera imbaraga mu gihe zari zitakaye, ari ahantu ushobora kubonera ibyishimo mu gihe wari ubibuze. rero bagenzi banjye numvaga binshimishije pe, nkabona ko hari n'impinduka bizana mu buzima bwabo. ugasanga umuntu urazi ku ishuri tuba tuziranye mu bintu byinshi by'ubwana bwo ku ishuri, aho ukabona umuntu yabaye seriye, yahinduye imikorere, imyitwarire, imitekerereze, ukabona ni ikintu cyiza cyo kwishimira cyane, kumva uti rero nanjye iki kintu ndagishaka pe. Ngaho reka dusoreze aha ngaha, abantu bataza kwibaza waje gukora urugo kwimariya mu buryo bwo mu murenge, sibyo? Waje gukora civile uyu mwaka mu minsi mike cyane ishize. Ibindi ntambwe ikomeye wenda tuzabigarukaho mu kindi gihe, gusa mugomba gukurikira channel ya Paulin yitwa Imana Imbere. Yego. I and I. Okay. Ndagakunze cyane. I and I. Nibyo. I and I. Ubwo ni nanjye. Ije nanjye. Imana Imbere. Imana Imbere. Vraiment. Mureke tumusapotinge mu buryo bwose bushoboka, dukore subscribe cyangwa subscription kuri channel ye mu buryo bwose, akanda nakazana imbere kugira ngo abantu batarangiza ikiganiro bahite bumva ko bagomba kugira gute kujya gukora subscription cyangwa kwiyandikisha kuri channel ya Paulin, bagakurikira ibiganiro bye. Uyu munsi nta kazi kandi afite, ariko turifuza ko channel ye imubera akazi, atangira agakora ibiganiro byiza kandi bizamugeza kure cyanze bikunze, sibyo? Muzabonaho ibiganiro bibespira, niba ari aho wifuza kuva ukagira ahandi uvuga uti Paulin arambira urugero cyane, afite ibiganiro nawe agomba gukoresha abavuye muri izo nzira uyu munsi bakaba bicaye ahantu nk'ahangaha Paulin ari. Ariko kera muramuzi, uzi ukuntu yambaraga, idodo, uzi ijisho rya Paulin, ariko uyu munsi ni Paulin wundi, ni Paulin wundi utandukanye nawe. None twigeze kuvuga ntambwe ngo wari wagiye ngo mu masengesho ngo mwagiye gusura abantu no gusura ku rusengero, cyangwa ari umutumirwa muri urwego. Uyu ni Paulin se ku mutima, ni ikintu cyiza tuba tugomba kwishimira. Iyo umuntu ateye intambwe nk'ingiyi, mureke tumusapotinge ku buryo handi uvuga ngo uyu muntu akeneye sapoti yacu. Umuntu wavuye mu bintu nk'ibi ngibi aba akeneye sapoti yacu mu buryo bwose bushoboka, azubaka ubuzima, azabona urugo rugo, azabona uwo muryango, azabone umwana umukomokaho nk'uko wakundi yifuzaga petit frère, kumwita amazina yiwe, ibyo ngibyo azabigira. Mureke tubikore bantu banjye, mureke tubikore Paulin, tumuhundagazeho urukundo rwose bushoboka. Any support yakenerwa kuri Paulin, mureke tuyikore, sibyo? Any support iyo ari yose, cyangwa ubufasha ubwo aribwo bwose wumva waha umuntu wavuye muri ibi bintu, pe namubera umuhamya kuko ngenda muzi imbere n'uyu munsi ndamuzi. Mureke tubikore, sibyo? Support yose narinze mentioning, narinze mvuga, mureke tuyihe Paulin, ari ubwo bujyanama, ari kumuganiriza, ariyo guidance, ari
icyo cyose yifuza igifatika n'ikidafatika mureke Paulin tumuganize kandi akibone sibyo urabukoze pe uko wamfashirije abandi uyu ni umuvandimwe wanjye ntabwo ari umuntu wundi wenda ntanazi nanagize gute n'abandi mwese muravandimwe wanjye ko uyu nguyu ni umuvandimwe wanjye w'umwihariko cyane ko twabanye muri ubwo buzima bwose mureke tubikorere kuri Paulin sibyo ariyo channel subscription ubishaka utabishaka yikore sibyo ariko ubikunze ubishaka uvuga uti mbikoze ku bwa Paulin mbikoze ku bw'iki kintu birenze kuri ibyo ngibyo sibyo birenze kuri ibyo ngibyo agiye gutanga nimero ya telefone ye ntabwo Paulin yitange bana hari birenze zeru karindwi nta birenze 0788 oya gatandatu 07 umunani gatandatu 26 82 18 yego ni Paulin dutanze nimero yo kugira ngo hari guidance hari inama wifuza kumugisha nk'umuntu navuga ngo akemura ibyo ngibyo nimo umuderanje cyane pe harimo ushaka kumuhamagara ibintu bidafite agaciro batagize gute reka ibyo tubireke sibyo ariko ari ikintu wumva kiri ngombwa kuri Paulin akeneye mureke tukimufashe nawe adufashe nk'umuntu wahindutse sibyo Imana ibamugisha ibarinde ibiteho kandi mwakoze kumva ikiganiro cya Paulin muracyumva kuri channel ye yitwa Imana iri imbere Imana imbere iri imbere bije bite Imana imbere cyangwa izagenda iba nziza design nziza iyo Imana imbere byose bizamere neza atange témoignages ariko nanone ashake n'abandi navuga ngo baciye muri ibyo ngibyo kandi bizagenda neza no ku nkuru yanjye iki kiganiro cyo uzacyumva cyangwa uri kucyumva muri kano kanya bitewe n'igihe ufunguriye iki kiganiro Imana ibarinde nitwa Rweme Mbabazi nawe utaha kandi dukomeze dukundane n'abantu bacu tuba twazanyanga ku nkuru yanjye ariko Paulin we nababwiye ko ari umuvandimwe wanjye depuis longtemps Imana ibamugisha nawe utaha